uyu mutipe kuba umukomisiyoneri wo gutanga amapase ku bakomeye bagafata bano bana bikaba byari byamaze no kurenga ku bantu. Hano dufite abantu amazino avuga Prince Kid yatanga amapase, harimo abantu abayobozi bakoje banke, harimo abayobozi baza Horizon, abanga abantu za ba Olivier n'abandi bazaga Prince Kid akababwira ati oya ikamba ntabwo ribonetse, ngiye kugushakira akazi, akira uyu muntu ugenda. Abo yatanze amapase menshi bigera naho abanyamafaranga bo mu bihugu byo hanze. Rero ibintu byamaze kujya mu nkiko, icyo tureba uyu nguyu yarakatiwe, amaze gukatirwa agomba kujya gusavinga igihano. Niba yari umwere kubera iki yatorotse, mufata ijambo. Ntabwo yatorotse kuko nimba yaciye yinjiye, iyo yagiye mu mategeko ntiyaciye njye apanya. Uretse yatorotse baramufashe, bamufashe ahantu aryamye batamu Godfather ahari katohunga imbo za politike ari ngaha ahunga iki none ushaka tubwira imbo ya makuru yazi imbo ya politike bana politike muri bibembe. Oya ndavuze ntabwo nawe ibintu mvuze Godfather, ndavuga none nyimba yari muri ibi bihugu byo hanze sivyo, akaba ari ngaha dufate nyimba yari declare sivyo, yideclare kuri like yitwaje iki kuko kugira uze kwideclare ngaho you have to be reason. Reka kwirukanka mu magambo, ntabwo yigeze yideclara. Wimuvuga ko yideclara atari declare. Kwideclara wikuye he? Okay nabyumvise gusa amnashora. Uretse gato rero ahangaha nicyo mwitiranya, ari kintu muri kwitiranya. Ntabwo Prince Kid yagiye muri ntuza muri yagiye mu nzira zinyuranyije n'amategeko. Urimo kunyumva? Zinyuranyije n'amategeko gute? Kwasaratse kurwa, ndavuze ntabwo yagiye mu nzira zinyuranyije n'amategeko. Yari afite visa, urimo kunyumva? Aragenda. Ariko Prince Kid asohoka mu gihugu yasohotse abizi neza ko ubushinjacyaha, urimo kunyumva, bwajuriye kandi bugiye kuzana ibimenyetso simusiga. Tugende gakeya niyo waratugera urubanza. Niba mubyibuka hari ikintu mujya mwitiranya. Niba mubyibuka imbaraga zabayemo hano, ahangaha nibwo ndi bupuringe abantu bavuga ko umukobwa wakorewe ibishitani kurusha abandi ari umukobwa bita Iradukunda Liliane. Okay. Tugende gake. Uretse gato. Uyu mukobwa ndi kukubwira amagambo, Shadibu amwebroga ndi kukubwira amagambo. Tugende gake ya wundi. Icyo turi bukoresha amaranga bakorewe ibishitani. Uretse gato ego. Bikavugwa ko uyu mukobwa, urimo kunyumva, yasabwe n'uwakwitwa nyirabukwe guceceka akaruceka rumira akagoye gutanga ubuhamya. Unyumve neza? Okay. Nyirabukwe uyu mukobwa ninde? Nyirabukwe uyu mukobwa ni umudamu wa ambasaderi, akaba yari marene w'iri rushanwa ryatambutse. Tugende gake. Yabaye marene w'aya marushanwa. Uyu mudamu akaba umuhungu we ari gukundana na Iradukunda Liliane. Turi kujyana? Shadibu, mfite nimero yawe. Shadibu, ndaza kuguha amakuru. Ndaza kukohereza ibintu urarebura kubitwa n'inkuba. Shadibu, genda umanze ngo bamporiki yafungiwe iki. Ahubwo ikintu kibaza, Prince Kid nagera mu Rwanda baramureka kugira ngo Prince Kid ahita agenda n'umudamu we. Ni bande? Buretse gato hari ikintu mujya mutake mumenya. There is some people, urimo kunyumva, babigize muri kugira ngo Prince Kid akwepe. Nagaruka aba bantu azabavuga nabo bazirike. Bamporiki kubera iki yafunzwe akiva kuganiriza abakobwa inyabata muri bootcamp. Ibyo ntimubizi. Ntabwo bamporiki yafunzwe kubera kurya ruswa. Erega mo ngabo ni benshi hano Kigali ni. Urakoze cyane. Ndi kukubaza. Ariko rero ntabwo ari ikintu cyatuma rwose. Shadibu ko agaruka. Shadibu, icyuma cyo muri Grand Legacy byagenze bite? Ariko sisi baba bishatse kubitanga bagifunga nabari abana. Miss Naomi wagize uruhare kugira ngo ibintu bya Prince Kid biturike mu mutanabizi muzi ko utigeze avugwa. Miss Naomi niwe muntu wa mbere wafungishije Prince Kid no wasakuje. Byagenze gute? Yarari gukora revenge ngo ashatse kujya kumucumitira Dubai bikanga, akamwambura umushahara we nta umuhe, bikarangira bisakuje, bikajya muri ministeri bakayishuruza Naomi agahita dekara ko atazoye gukora na Prince Kid.
hari byinshi mutazi Shadibu. Oh god. Ako si ikibazo ni kiri hehe? Je none se ntabwo mba numva ikibazo hano. je ndafite ikibazo cya Muri abo bakobwa ko nta n'umwe baba bagize bafashe ku ngufu ko nta n'umwe baba ni ubwumvikane iyo byanze biranga ariko muri gukoresha urumva ko muri gukoresha amarangamutima abasheri banjye naho naga ari amarangamutima ahubwo ababyeyi bajye babanza bicarane n'abakobwa babo bamenye uretse gusobanurire itegeko ry'u Rwanda itegeko ry'u Rwanda igika cya 37 nabo baba babyemeye uretse gato banza wumve Shadibu nturi umumama nturi mukuru ndi umumama aya masaha umukoresha wawe umuntu ugufiteho influence sibyo aramutse agucumise ibyo ngibyo byitwa ruswa no kugushyira ku gitutu cyo kwaka igitsina. Reka ngusomere itegeko nituye mu itegeko hari ukuntu mufata amarangamutima akaza mu itegeko Shadibu uretse gato sheri umva ngusobanurire manza wumve itegeko rivuga ko umuntu ufiteho influence cyangwa umuntu umukoresha wawe waba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa waba uri umumama ukaba uri umukoresha w'umusore urimo kunyumva uwo muntu ukamugiraho influence cyangwa ukamusaba kuryamana nawe cyangwa ukamutereta harcèlement sexuel Shadibu muri kamarangamutima bivugwa ko itegeko ko rivuga Shadibu iyo umuntu uri umukoresha w'umuntu waba uri umugore cyangwa umugabo siko bimeze uyu muntu aba ari mu mwanya wo kudashobora guhakana kandi ko tuzi sex ikorwa n'abantu babiri uriya muntu bitewe na influence umufiteho ntabwo biza kwitwa uburaya Shadibu ni ukuvuga ngo umugabo ugufiteho ububasha ari umukoresha wawe sibyo abagufatanyije mu ntege nke zuko agufiteho igitsure ni bose wawe maybe wenda ushobora kuba abenshi ashobora kumuhakanira ariko wibuke ko bitewe na weakness maybe ufite ako kazi kagufitiye byinshi bagufasha mu buzima bwa buri munsi ku buryo udashobora kumuhakanira ugerageze wumve baravuga ati rero uyu muntu uri mu mwanya mwiza wo kudashobora guhakana uyu muntu bose umufiteho ububasha reka nakoresha ubu bubasha kugira ngo amusabe ibyo wadashobora gukora bihinduke icyaha icyo tegeko rirahari pink funga mic yawe so ahangaha rero nibyo bintu byagonze Prince Kid ni gute ufata umuntu uri bose we kuko wibuke ko aba bakobwa bavuga ko uyu mugabo yari afiteho influence afite ibyo abemerera kandi bafitiye akamaro ahangaha bifata uyu muntu bikamugira umunyantege nke ntibihinduke ko ibyo bintu byakozwe ku bwumvikane kuko harimo igitinyiro amufite ububasha mbona abamisi uretse gato abamisi urakoze cyane aba bamisi ariko nuza kureba n'impamvu nuza kwitegereza impamvu barakubwira ko Prince Kid bamukoze iperereza kuva mbere impamvu bamutezeho impamvu muheto ari we wabaye umushibuka urimo kunyumva abakobwa babanje atakifiteho influence ntiba umushibuka nuko byagongaga itegeko urimo kunyumva wibuke ko yari bose we ayagombaga kumusunika imyaka 2 kampani ya Prince Kid niyo yabaga ifite umukobwa watowe mu nshingano nk'abantu bagiye kumubera umuyobozi kumuhuza n'abaturage gukoresha ibikorwa bye ugende gakeya abari abakobwa bajyamo muri Miss batabizi izo information hari ikintu utari ibyo bintu ntabwo bajyamo babizi manza wumve Shadibu manza wumve ni ukuvuga ngo tuza abakobwa bagiye babyanga tuza abakobwa bagiye babyanga bakavamo bakigendera bakabyanga nasi babibwira abandi ku buryo batashobora kujya muri Shadibu hari ikintu utari kumva hari ikintu utari kumva siko bimeze ntabwo amakuru ashobora kugira abantu hose kuri rimwe kandi nta nubwo abakobwa bose bashobora kwakujya uravuga ngo uwemeye kujyamo akemera no kurongorwa ariko uremera akemera gukorerwa ibyo ngibyo uremera ko ibyo ngibyo yemerewe gukorerwa bidakwiye bitari mu masezerano ntabwo bikwiye ndabyemera ko rero kuba bidakwiye uretse rero mbere kuba bidakwiye kandi bikaba bigize icyaha urimo kunyumva kuki itegeko rikora action kuri icyo cyaha cyakozwe mugakondana aba victime ngo kuki batirinze niko wenge ntabwo c'est trop tard ariko wakagombye n'ubundi kwirinda ugomba kwirinda urumva ariko ngewe impamvu nari ndi kuvuga navugaga ati like kubera icyo ari ibintu bigushimishije
kumva izo news kubera cyari ikintu kigushimishije ngo agaruke ngo bamufunge utangiye kuganira nk'umuntu muri primaire n'izina ry'Imana binshimishije we ntabwo ari muri primaire kubera ko njyewe n'ikibazo wambajije rero ndakubwira ngo birambabaje binshimishije oya biragushimishije ndabona uburyo uri kuvugamo niba yigo yarakoze igihano agomba kugihanira fine ni ibintu byabo nanuza ariko se ni ibintu bishimishije ku buryo uburyo bimbajijemo uburyo bimbajijemo nk'umuntu wubaha itegeko reka nze nguhe urugero nk'umuntu wubaha itegeko urukumva hari ukuntu yishyura n'amarangamutima ku mpamvu ebyiri kanze gusobanurisha umuntu afungwa ku mpamvu ebyiri afungwa ku mpamvu yo kugira ngo message agororwe. Icya kabiri umuntu afungwa kugira ngo abe message ku bandi. Icyo cyaha bagiha ibihano, bya bihano bije mu bikorwa n'abandi babitinye. Nta muntu uzongera gukubita umukobwa akoresheje ububasha afite mu Rwanda ubu ngubu. Yego ko mana yanjye ibyo nta nubwo bizashira. Abazafatwa bazafungwa. Nubwo bazafungwa ariko numve ko biriya bintu bishobora gutanga abandi message kubera ko umuntu uzarongora akoresheje ukaza kumaza Shadibo. Reba igihe cyose Miss Rwanda yabari and then right now Shadibo kangubaza ikintu kimwe. Shadibo uri umubyeyi uri igitsina gore. Tukira ngo dera si ibintu nakwishimira. Uretse gato Shadibo uri igitsina gore sibyo? Cyane. Ushobora kuba uzi situation ubuzima twese tuba mu buzima sibyo? Ubuzima bushobora gusunikira muri situation mbi cyangwa situation nziza. Shadibo uri muri situation mbi umuntu ugiye kugufasha kwa condition yo kukurongora. Shadibo nta mahitamo ufite. Ukeneye ibyo ubufasha ari kuguha ubukeneye. Icyo gihe amahitamo ubu yafite amahitamo. Nuvuga ngo na amahitamo kubera ko nimba ngiye muri iyo situation mwavuga ngo yego bitewe n'ikibazo mfite. Nagize amahitamo yo kuvuga ngo yego. Aho ngaho ari ikibazo kumvikana nawe. Tereka afite nk'icyuma none se nimba kereka agiye kunyica ariko nimba hari situation ngezemo iyo kuko mfite kuvuga ngo hoya nkajya gushakishiriza ahandi cyangwa yego bitewe niyo situation uri kuvuga. Urumva? Choice urayifite uyifite kereka. Shadibo ivyo bintu uri kuravuga ntibikunda. Ivyo ni kuravuga ntibikunda. Hari abantu umviriza ndakubwira ikintu kimwe Shadibo. Uri umukobwa sivyo? You know how many times uravyumva abantu bamaze kugusaba in exchange of any service. Bajya bana ni batonya to manipulate umuntu ukoresha tushake tureke n'imyaka yonyine gusaba umuntu ukoresha c'est vrai iye Godfather vuze c'est vrai ni cha urashaka kuba intimidated ukavuga ati jewe numva umengo aya mahigwe sinayareka ukavuga ati nta kundi reka ndabikore mugu kabikora a contre cœur kugira ntibagukure muri iryo higanwa cyangwa muri ako kazi kawe. That's why it's illegal kuko yako babona yuko muri makeni it's like a rape kuko yako wakoresheje igihagararo kinininya kuri uwo muntu uravyumva. So ibi ariko aravuga Godfather is true. Je vraiment sinakunda tawuri gituma like Prince Kid bamufunze muguko nkana bivuze vraiment it's true. Nawe wenyene like oya hagarika kuvugira reka dukotinga amagambo ye uretse gato Shadibu reka dukotinga amagambo y'uyu musore make rimwe gusa sibyo umabariro yumve sibyo mu magambo yateretesheje reka dufate kuri ariya nubwo ngira amagambo aramajwi bamufashe ntayemera n'inkiko zayatsa agaciro. Shadibu mu magambo ura musore yateretesheje muheto yagiraga ngo kuba misi ni ikintu kimwe no kwamamara. Urimo kunyumva ukaba umustar ukagera kuri byinshi ni ikindi. Urimo kunyumva aravuga ati dore urugero dore ibyo nakoreye Mutesi Jolly nakugira nka Mutesi Jolly. Urimo kunyumva kuba uri misi no kuba wambaye ikamba ibyo ni ikintu kimwe ntacyo bimaze no kugira fame ukabicyamamare ukagira agaciro ukamenyekana ninjye ugomba kubikugira. Ayo magambo namajwi twiyumviye. Shadibu uwo mwana uri guha ayo mahitamo ukamubwira ko kuba afite ikamba rya Miss Rwanda ibyo ngibyo bidahagije akigukeneye kugira ngo umugire famous umugire umuntu ukomeye umugire igitangaza nkuko ugatanga n'urugero rw'ubwo wabigize. Shadibu uyu mwana uragira ngo asigane ayahe mahitamo. Aha ngaha turi gukubwira tukavuga tuti ikigaragara
hakoreshejwe influence n'imbaraga kandi bigize icyaha. Urimo kunyumva? Ariko noneho nta nubwo ibingibi rega nuza kura muri iyi case ya Prince Kid, ntabwo ibingibi bihagije, ntabwo ibingibi byafungishije Prince Kid. Ngewe amagambo Prince Kid yakoresheje hara nanjye nakubwira ko buranza naguha n'isi, ntabwo ari amakosa gutereta amwizeza ibitangaza. none urakoze. Turakotinga amagambo, uretse gato tugiye gukotinga amagambo hano rero ku bintu byafungishije Prince Kid. Urukunyumva? Nariya magambo cyangwa biriya bintu Perezida yatangaje byakorwaga. Urimo kunyumva? Uyu mutipe kuba umukomisiyoneri wo gutanga amapase ku bakomeye, bagafata bano bana bikaba byari byamaze no kurenga ku bantu. Hano dufite abantu amazino avuga Prince Kid yatanga amapase. Harimo abantu abayobozi bakoje banke, harimo abayobozi baza Horizon, abanga abantu za ba Olivier n'abandi bazaga Prince Kid akababwira ati oya, ikamba ntabwo ribonetse, ngiye kugushakira akazi, akira uyu muntu ugenda. Agwa yatanze amapase menshi bigera naho abanyamafaranga bo mu bihugu byo hanze, urimo kunyumva, bari bazi ko kwishimisha nta nushobora kubona ibyishimo by'abakobwa baryoshye uretse muri Miss Rwanda. Ibingibi rero gukora ibyo ugerageze ubyumve, kuba yarageza ubigahinduka human trafficking cyangwa gucuruza abo bakobwa nkuko byavuzwe, byari ikintu gikomeye. Dukotinga amagambo ya President, ni ikintu gikomeye rwose. Urukunyumva Shadibo? None ibyo niba byarabaye Shadibo, mu by'ukuri uravuga ngo tugende kuri ariya magambo, ikintu uza kwemera nunyemerera ko bari abakobwa bari bafite amahitamo yo kubihakana. Urimo kunyumva? Kuba barisanze muri uwo mutego kuri wowe kumva ko ari intege nke zabo. Shadibo, umukobwa w'imyaka 18 20 ukirangiza high school, urimo kunyumva, kumwereka ibiryohereye bya hano hasi ukamwereka ko agomba kuba nka Shadibo, biragoye kugira ngo agucike, sibyo? Harimo ubushukanyi. Ariko ibintu ubu ufite choice man, ubu ufite choice kubera ko ubushaka kuba uwo muntu nyine. None si wowe wabihisemo se? Yes, wowe wabihisemo ibyo bintu rega. Nta muntu wakubwiye ngo like genda cyangwa se do this. Ni wowe wicuzingira, kuko ndabizi ko neza baba bafite information zihagije hari ahantu. None se Shadire, ubu ngubu Prince Kid adahari, ibintu ibikorwa bari kutwereka ahangaha ntabwo muri kubibona mwebwe? Nubu se ni Prince Kid ariko arabatwara hariya bariko baraja? Ni shwa zabo baba babyemeye, kandi ndahamye neza ko baba bababwiye ati Prince Kid akora ibi nibi, sibyo? Ni connection n'ubundi baba babahaye na sibyo? Yes. So ibyo yakoze ntabwo ngiye mbyemera, ntabwo mbyemeye, sibyo? Like human trafficking. Ariko ntabwo biriya bintu by'abakobwa mwiriwe mubwati ngo abana umwana w'imyaka 18 ugenda nyine akagenda harerega ni publicity n'ubundi baba bagiye kwiyamamaza. Dadi nena shaka kwibariza Godfather nuko ahise ajya mu cyayi, ntabwo nanjye nshyigikiye ibyo Prince Kid yakoze. Bache baraba nabo mu muziki, nabo mu ma movies, nabo nyine bagende babarabe vraiment, nibagarukire ku muntu umwe kwazo bamurenganije. Oya, nashaka kubaza, nashaka kwibariza. Ni ukubera ko aba yafashwe nibo bafashwe nibo. Oya, mba nashaka kubaza Godfather, abo bantu ko Prince Kid yafashwe icyaha bakakimuhamya kikamuhama, abantu yahaye pase bo muri za koje banke bari koje banke muri bo barihe Godfather? Abantu yahaye pase bari. Twese nakoze ko warayumvishe. Ntago nshyigikiye ibyo Prince Kid yakoze, ariko abo yabikoranye nabo baramutorokesheje, abo yabikoranye nabo bakinye kope bamugira umwere mu rubanza rwa mbere, ubushinjacyaha burajurira ahamwe ibihano bamushyiramo imbaraga baramutorokesha, none aragarutse agiye kuza bavuge bose abashyire hanze. Godfather